majoro mu gipolisi aba ari rankaki munyibutse mumbwire mu byandike uri ufite agatwe uri udafite urenze inyenyeri kapiteni ntabwo ari kapiteni CP ni CP munyibutse ijoro ryakeye ahantu hari ibyamamare birimo Alex Muyoboke niwe nabashije kumenya ngo bamwita superintendent uyu superintendent ninjoro ngo binjiye mu kabari ahantu hari Muyoboke Alex ahantu hari uyu nguyu Tycoon aba bantu ibintu byaraye bibaye nabyo nagahoma muno ashaka mwumve aba bana batangiye gufata inzego z'umutekano polisi bayihereze imbundiri amasasu batangire kurasa ku nyama naho ubundi izi ngegera zigiye kuzana igihugu bakigire nka Kongo cyangwa bakigire nk'i Burundi. Uyu superintendent ngo yinjize mu kabari YouTubers yafashe telefone aravuga ati hindukira ngo ufotore. Umupolisi aravuga ati sigaho ibyo uri gukora ntabwo ari byo mwana muto. Aravuga turahindukira ngo ufotore kuko ngiyo nzi itegeko rindengera nk'umusitizene nk'umuturage. Habaye inkundura uyu mwana arwanye mu nzego z'umutekano. Amakuru ambwira ko Alex Muyoboke nabo bari kumwe bagerageje gutesha kugira ngo bahoshe iyi ntambara. Byaje kurangira ndaza kubaha amakuru nyuma yo kurangira kuru rugamba. Superintendent bro. Mu yandi makuru polisi mumaze kuba bakorege babaturage murakabya mushyiremo akagufu mushyiremo igitinyiro gato maze mubakandemo. Ibi bintu birababaje kubona aho tubura umupolisi bitewe no kwisanzura bikabije. Umupolisi w'igihugu akagongwa n'umusinza gapfa. Itegeko rigomba kuvugururwa, iri tegeko ritavugururwa ubwo polisi izashyira polisi umuhanda benshi azajya bagonga bamugonge yishure 50,000. Sinzi igihano kiza guhanishwa uyu mwana ariko ibi bintu biratangaje. Twarabivuze mwanga kutwumva ibi bintu nakoze space birenze rimwe ngaragaza abantu na polisi bakanga guhagarara bakagomba ikindo twarabivuze hano turarabura turavuga atari ko abantu basigara batwara basinze polisi yabahagarika bakanga guhagarara. Ngiyewe narabivuga impamvu uzi ko nkora space mu mwaka washize nkavuga kino kibazo nabasobanurira navuga atari ko rero ko biri kose aba bantu ni ibyihebe. Ni gute polisi guhagarika ntuhagarare ariko naribagiwe ko ndi mu diaspora ngiyewe nibaga ko amategeko numvaga urumva ko mu diaspora igihe kirekire urimo kunyumva nibagiwe nkagira ngo system y'amategeko namwe kavuga ni gute icyamare umuntu atinyuka guhagara kunyura kuri traffic kirukanga. Ariko nibagiwe ko muze kunyibutsa ku bantu bari mu Rwanda bwana Sankara aba polisi bo mu muhanda baba bari muri traffic baba bafite amamodoka ari jya bari kuri posti nta modoka afite aho ngaho nta modoka afite. Muri bihugu byateye imbere urimo kumva ubundi umupolisi aba baguhagarika ntabwo guhagarika arakubona waguhagarika. Urabona bino bitara bya ambulance bro wowe nukuvuga ngo iyo akubonye uri suspect kugira ngo aguhagarike ntabwo ava mu modoka ye umutambuka wo akakwiruka nko nabira bitara biri kukwiruka akakuvugiriza induru akaguhagarika. Urimo kunyumva akaguhagarika ntabwo we ava mu modoka. None ni gute umupolisi uri mu muhanda we icyo akora ari kumanika akaboko gusa akaguhagarika? Of course umuntu udafite imodoka yakwiruka nkaho waguhagarike se ni gute wahagarara? Ku kintu kimwe gishobora gutuma umupolisi ahagarara umuturage ahagarara uri mu manyanga no kuvuga ngo umuntu uhagarara imbere ya polisi mu Rwanda no udafite ikibazo ufite ikibazo ari komereza akazishura 50,000. Bivuze ngo yaba afite n'urumugi cyangwa n'ibisasu mu modoka akirukanka hanyuma akazishura 50. Siko bimeze. Niba umupolisi guhagarika nuvuga ngo nta mupolisi mu Rwanda ushobora gukumira ibyaha cyangwa ushobora guhagarika umunyabyaha ntabwo bishoboka niba ndi kubyumva neza. Mu Rwanda bivuze ngo ntabwo umupolisi ashobora guhagarika umunyabyaha cyangwa umuntu ufite ibindi bintu mu modoka. Ntabwo afite imodoka yamwirukanka ngo amuhagarike. Kabiri ntabwo hari ibihano byatuma uyu muntu ahagarara. Ahubwo ibintu byari kuba vivasa umuntu udahagaze agafungwa iminsi 5 agatanga amande nka 5,000,000 hanyuma n'imodoka igafungwa nk'amezi 5. None mwe mwarabicuritse
umuntu usuzuguye inzego z'umutekano. Godfather oui ahubwo icyakabaye gikomeye no guhagarikwa ntuhagarare nibyo bagashyizeho amande ya miliyoni none uwahagaze akemera kwitaba umupolisi bakavuga ati wenda yanagira discipline bakamuca iyo senkani nacyo yego naho wundi wirukanse bafotora plaque bakamuca miliyoni n'igifungo cy'ukwezi n'imodoka yenda bakayifunga ndatanu turatabaza bakubaha inzego. Nyuma yuko tubuze umupolisi wacu turatabaza itegeko rihinduke kuko ibintu biteye ubwoba. Ibi ngibi ngewe ubushize twabivuze hano nituvuga kuri ibi bintu tubyumve hano ndi kuri abasinzi n'abasinzi kazi bahora batwara abasinzi. Ego batwara abasinze ndi kubabona hano ndi kubabona abantu benshi cyane ariko se tukibaza poli ibi bintu n'abantu mushyiraho amategeko n'abantu mukora amategeko ibintu biteye agahinda birababaje. Aya masaha tubuze umupolisi nyuma yo kubura imikindo ikagongwa ko difata naravuze mwanga kumva narabibabwiye mwanga kunyumva ariko reka babwize ukuri polisi nibi bintu twarabivuze mwanga kutwumva twaratabaje turabanagura twaratabaje turabivuga nyuma yuko imikindi igonzwe twaratabaje turabivuga nyuma yuko muheta gonze twaratabaje turabivuga abandi batagiye mu itangazamakuru ndi kubagirira ibanga b'abastare ariko nabahereza ingero nge mfite n'amavideo mu polisi mumbwire bahereza amavideo y'abantu bagiye bagonga bafite amazina akomeye bagiye banga bagiye bagonga none bari mu modoka bagahita bafata video bari kugenda bari biruka nyuma y'imikindo twarabivuze umwaka ugiye kure umwaka warashize n'ibindi byagiye biba aho bangaga kuhagarikwa na polisi bakaringa imihanda bakagonga ahangaha turi kuvuga kubasize ibimenyetso inyuma banze guhagarikwa na polisi bakagonga tukabimenya ariko abanyarwandakazi birababaje kubonaho imbwa y'umusinzi abasinzi uyu munsi turi kuvugana ageze naho bica umupolisi w'igihugu uri mu kazi baravuga ko yamugonza umupolisi ahinduka inyama amukurura mu mapine uyu nguyu barapfuye. Ibi ngiye ntabwo bitunguranye ni izina ry'Imana itegeko niridahinduka mutegura polisi benshi gushyira mu mana kuko bazabagonga nanjye niba twabisobanuye ntabwo nza kubinyuramo kenshi cyane ngayo nguko mu yandi magambo bwana Sande ufite ikindi kintu wongeraho mbere yuko nkomeza yaraba no kuri TikTok. Ikintu nari ngiye kongeraho ngiye ku giti cyanjye ni mix of feelings. Toxic nzi ko ari umusore utagiye avugwa mu bintu bibi cyane kuba yagize biriya bibazo by'ubusinzi akagonga umupolisi of course no kwihanganisha famille y'umupolisi ndetse na polisi mu rwego rw'igihugu ariko na Toxic yambabaje ngiye ku giti cyanjye. Kandi ikindi nkuko ureba hejuru ejo kwa gatandatu niho RDB yasohoye itangazo yorohereza abakora business urubyiruko ivuga ko tubari tugiye kujya dufungura kugeza mu gitondo biri butangire none bivuge ko nako kabari ngiye urumva niba RDB yasohoye itangazo ko biri butangire none kuri 22 bo baraye bakora kugeza mu gitondo ibyo byose no kwica amategeko ariko wamugani wawe nkuko bivuze amahoro atuma urubyiruko rutumutwe rukayasinda noneho rero gusinda amahoro kongeraho n'inzoga ingaruka n'izi ngizi. Ikindi nakongeraho buriya uko bivuze iri n'utegeko basa n'abaricuritse niyo mpamvu ubona mu bihugu byo hanze iyo wirutse umupolisi ubundi ntago yakagombye kukoroheza kuko ntazi ikikwirukankije. Niba wirutse wasinze usibye no kugonga umupolisi ushobora kugenda ugonga n'abandi bantu bagenda n'amaguru cyangwa n'izindi modoka. Hagakwiye kujyaho igihano cyoroheje ku muntu wahagaze nashaka byahagaze bakamusangana amakosa ariko bagakanira uwirukanse kuko wirukanse ntiwamenye kimwe wirukanse yenda afite n'indi byaha biremereye. Numvaga aricyo nakongeraho ariko ni inkuru ibabaje kuri side zombi. Toxic yambabaje umwanzuro yafashe n'umwanzuro mubi wo gusinda agatwara imodoka kandi n'umuntu w'umusirimu maze igihe mu kabari yagashaka n'umukozi yagashaka abashuti bakamutwara gufata umwanzuro wo kujya mu modoka agatwara noneho akanzura no kugonga umupolisi akamwica. Ibyo guhunga byo yenda n'ubujere narishuka nicyo nashakongera. Urakoze cyane ntabwo ngende buze kwihanganisha urwego rwa polisi kuko mfite uburakari. Impamvu nari buze kwihanganisha polisi nuko twabarabuye igihe kirekire tugaragaza ko abasinzi badahagarara. Dutanga ingero uyu so umupolisi wa mbere ugonzwe niyo umupolisi wa mbere upfuye ariko so umupolisi wa mbere ugonzwe
ntabwo rero ndi buze kwihanganisha kubera itegeko bashizeho abantu bagomba gutinyuka bakagenda kubakirukanka. Ntabwo ndi buze kwihanganisha ko twatabaje igihe kirekire uyu mupolisi abaye igitambo bebe azatuma abantu batinya guhagarara baraza kuvugurura itegeko. Abapolisi ntabwo baba bafite imbunda, bashyireho gushyiraho itegeko imodoka yaze guhagarara bayirasa amapine. Polisi niba mudashaka gupfusha abapolisi mu itegeko murishireho umuntu utagenda wanga guhagarara imbere y'inzego z'umutekano mu murasa amapine. Imodoka irenga umuhanda wasanga yikorera ibisasu cyangwa yikoreye wazarendo, era gisegati yanakoreza infiltrate bakinjira mu gihugu batwaye n'abapolisi bite byajya. Ariko ibi bintu niba umuntu inzego z'umutekano zidafite access, zidafite ubushobozi bwo guhagarika imodoka iri kugenda, umuntu umushoferi ari we wifatira amahitamo, nukuvuga ngo umuntu uhagarikwa na polisi ni umuntu udafite icyaha, ni umuntu udafite icyo akekwaho. Ufite icyo akekwaho azishyura senkana akomeze. Ariko itegeko rakasa mutwe. Rero ntabwo ndi bwihanganisha inzego za polisi kuko twatabaje kuva umwaka ushize tubabwira ko nta musinzi uhagarara. Twatabaje tubereka imikindo. Ibi twaratabaje abanyarwandakazi, twaratabaje ko twatabaje ariko ntabwo twumvishwe. Kugeza aya masaha ngaho umupolisi abuze ubuzima. Nimuvugurira itegeko